kufra ya Byiringiro Rage ariko igitego abasifuzi baracyanga. Mbere na mbere abantu bose bari APR itsinzwe igitego baracyanze, umusifuzi arenganyije ikipe ya Police arayibye. Bya bindi biba muri kandanda y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ese wowe ubibonye ute? Ubundi ibisobanutse nibi koko igitego cyari cyo? Itegeko riroroshye cyane nuko abantu badakurikira wenda bakabigenderamo mu kigare ngo kwiba. Yego, iriya bayita kufra indirect, ntabwo ari kufra direct. Kuki ari kufra indirect? Umukinnyi wa APR Claude yaryamye hasi afata umupira n'amaboko. Yego, yisifuye ko bamukoreye ikosa nta uri mukoreye. Yego, itegeko ry'umupira rivuga ko iyo umukinnyi akoze ikosa ariko iryo kosa akaba atarikoreye opponent, yego, ikosa mu mategeko y'umupira ariko atarikoreye opponent, ni ukuvuga ngo atarikoreye uwo bahanganye, yego, ntabwo yateze umukinnyi wa Polisi, ntabwo yamukuruye, ntabwo yamubujije kujya gutsinda, yisifuye afata umupira n'amaboko. Kandi tuzi ko mu mupira w'amaguru utemerewe gufata umupira n'amaboko keretse arbitre abiguhereye uburenganzira. Yego, nawe iyo bibaye gutyo arbitre atanga icyo bita indirect free kick. Ni kufrutera ariko ntuyitere mu izamu direct, ntuhitutera mu izamu nta wundi muntu ukozeho. Igitego gitsindwa kuri iyo kufra gisaba ko wowe ubuteye hari mugenzi wawe ugomba kukoraho, cyangwa se niyo yaba atari mugenzi wawe wo mu mukinana mu ikipe akaba ari muri ekipe ya adversary uwukozeho, yaba umukinnyi w'imbere cyangwa gardien niyo yawukoraho, gardien w'iyo kipe ugiye guteramo iyo kufra anayikurikiye agakozaho imitwe y'intoki, igitego kiremerwa. Ariko no kuvuga ngo n'abantu babiri, hari ugiye gutera umupira hari n'uwutsinda ega wo mu ikipe yateye iyo kufra cyangwa se wawukozeho mu ikipe bateragiye kufura cyangwa gardien muri iyo kipe batemo kufura niyo yakurikira umupira akawukoraho. Yego, ikikwereka ko ari kufura indirect. Arbitre hagati mu kibuga, yego, iyo bagiye kwitera azamura ikiganza arakizamura hejuru. Iyo ari kufura direct atunga ikiganza mu izamu aragitambika. Yego, ujye ubibona, atambika ikiganza akavuga ngo watera direct mu izamu. Iyo ari indirect azamura ikiganza agasifura. Ni ukuvuga ngo nguhaye ibwiriza ry'uko iri kosa ribaye ntabwo uhita utera umupira mu izamu, wawupasa mugenzi wawe, cyangwa se niba ufite amayeri ku buryo wawukozaho umukinnyi w'ikipe muhanganye upfa kuba wabanje kuva ku kirenge ugakora ku wundi muntu ukabona kujya mu izamu. Rage rero we ntiyakurikiye arbitre kufra atanze ngo ni iyi ngo arebe ese amanitse ikiganza avuga ko ari kufra indirect ya indi badatera mu izamu direct, cyangwa yatambitse ikiganza ambwira ko ngomba gutera mu izamu direct. We rero Rage icyo yakoze yahise atera mu izamu. Yego, umupira uragenda nta muntu ukozeho. Yego, uragenda ugera mu izamu. Hanyuma yarakoze icyo bita gutera kufra direct. Yarate direct nyine ni ugutera mu izamu direct. Bivuga ngo yanyuranyije n'iki itegeko ry'umupira rivuga. Ryamubwiraga ko kuko umukinnyi wa APR afashe umupira n'amaboko atakoreye ko umukinnyi wa Polisi. Si kufra direct ni indirect. Wagiye gutera atera kufra direct. Yego, itegeko rivuga ko iyo bibaye the game restarts with the goal kick. Bongera gutangira action yo gukina umupira uteretswe imbere y'izamu ryaterwagaho kufra. Nibyo rero umusifuzi yakoze yabo ku ruhande n'uwo hagati. So nuko ngo muri make Ishimwe Didier waruri ku ruhande wamanitse avuga ko atari igitego 100%, ahubwo abantu batazi wenda iryo tegeko no bageze confusion. N'abasanzwe babizi bazi ibyo bita laws of the game. Nta hantu watanga kufura direct mu gihe umukinnyi wa adversary wakoze ikosa cyangwa umukinnyi wa APR Claude atakiniye nabo umukinnyi wa Polisi. Kwisifura it's a foul. Kwisifura ugafata umupira n'amaboko it's a foul. Ariko nibitanga icyo bita direct free kick, bitanga icyo bita indirect free kick. Ikimenyetso umusifuzi amanika ikiganza hejuru, hanyuma wowe ugiye kwitera ugasabwa ko umupira ukora ku wundi muntu cyangwa unyura ku wundi muntu mbere yuko cyitwa igitego. Always utera nk'uri gutera mu izamu direct. So ubwo muri make bivuze ko kuyiteramo niyo umunyezamu yari kubona umupira agahita witaza nta kibazo. Ngo umunyezamu niyo yari kubona umupira akawitaza ukajyamo witaza nabwo biremewe. Ikibazo ahubwo iyo ajyana ikiganza akawukoraho kuri iyo Pierre akoraho kiriya cyari igitego. Cyangwa iyo umupira unyura ku mukinnyi niwe yaba atabishaka wa Polisi uri kuri mire ukamukoraho ugakomeza mu izamu, cyangwa ugakora ku mukinnyi wa APR ukamukoraho ugakomeza mu izamu,
uriya mupira avuye ku kirenge cya Rage iyo ugira umuntu ukoraho uwo ari we wese deflection iyo ari yo yose uwo ari we wese cyitwa igitego yaba bishaka cyangwa atabishaka